umukobwa yandaritse abameze gute bisobanura abantu bari kutureba umukobwa yandaritse abameze gutya abateye gutya abakoreye imico like nyine nko bya buri munsi iyo uvuze ibishuko hari umuntu waregeza gushuka mu myaka yawe ufite ubu ngubu ko banza ukunda akantu k'akamiliyoni ako kantu k'akamiliyoni aba ari neza iyo kuzuye neza ataburaho n'icyatanu isi miliyoni igizwe n'imibare ingahe mane we nawe urayizi uwakurya sinyize isimbi umugabo wawe mubana mwabyaranye murana mu buriri ikintu wumva kibi yagukorera utakwihanganira ni nk'ikihe Angelique Web TV. Yes, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwakoze subscribe kuri Angelique Web TV. Nkubwira ni wowe uri kundeba imbere ya kabiri uri kunyumva kuri mikoro amafufu amafaranga agufurebe nge muri kureba hano rero ni wa muhungu wanyu Dani kitatire cya Mutabazi rutarimba n'ibinyoma intori datoragura mayogi mwambonye muri no shusho none nabazaniye igitonore ntago ari igitonore ni igisheke sinzi niba muri kumureba neza kameramani abanza bakwereke neza ni igisheke ni igisheke nta nubwo n'inkenekene yani nkako nabivuga reka tumuhe umwanya tumuhe ikaze kuri Angelique Web TV biteze ça va umeze neza meze bo yeah is day to day yes what day wanene ni wanene ni wanene yeah ndi kumwe nande Keza Isimbi yeah ngo Simbi we ngereka nkuririmbere kuko urumva ngeyo nishimiye umuntu ndamuririmbira sure yeah I'm sure ngo Simbi we ngeri basumba wiriwe nawe wow wanyumvishe that's good ariko mwama amafaranga nkajya muri studio come on mumpa amafaranga nje muri studio none se Isimbi bite ça va umeze neza meze bo binarenze bo si wanyambariye wabahaye sure wabahaye ari serieux nawe uri kubireba wowe umva bakunzi ba Angelique Web TV murimo murabireba isi ubusanzwe n'ubwa mbere uje hano kuri ino channel ya Angelique Web TV okay ipresente mbere na mbere nabasuhuje abenshi baranzi nk'ibisanzwe nitwa Keza Isimbi wanyu wagarutse wow Isimbi ni umuntu ki Isimbi so ni umuntu utuje ariko nanone nkagira murare cyane nkakunda guhora nisekera tu hari umuntu uri kukureba hano kuri kamera za Angelique Web TV ari kwibaza ise Isimbi ni umukobwa ni umufiyemeri ni umumama Isimbi ni umufiyemeri umwana umwe umukobwa yes yego sha wabyaye nkasha mu minsi iri imbere agahungu bazaguha nyinshi hari abantu bari kukureba nanone bakwifuza kukubaza iki kibazo Isimbi iyo ari mu rugo abari gukora iki iyo nti mu rugo nta kazi mfite imirimo yo mu rugo nayirangije mba ndi kureba filime ukunda filime kandi wanambwiye ngo ukina n'amafilime of course mbwira nk'umuntu hano mu Rwanda ukina amafilime wakubera role model shanikira mbivuga bamwita Nyambo Nyambo ni ikihe kintu cyiza wumva avuga yaba yarakoze wumva uzamwigiraho mu mafilime Nyambo ni wa muntu ubutuje kandi agakora ibye ku murongo utiteye ku bantu bamuca intege nkunda courage agira setu yes umuntu wumva waguca intege mu mafilime mu gukina filime zawe wamubwira irihe jambo ikintu namubwira nuko akazi aba ari akazi ntabwo ari byiza gusuzugura akazi yes hari abantu babona nk'uko wenda ku mavideo bakabona abakobwa bari ku mavideo ku social media bazanye abana babo ugasanga barimo barabablaminga barimo barabatuka cyane urababwira iki abantu batuka abo bantu baba bakina filime cyangwa se baba bari ku makamera yes baza muri social media cyane nicara mbibabwira ntago aba ari byiza
kureba umuntu nyine ngo umubonemo ikintu atari cyo just ushobora kumbona mpagaze hano kuri kamera nambaye gutya si uko ibintu birebire nabibuze ariko just nyine biterwa n'akazi. Icyaguteye kwambara gutya ni iki? Ni akazi. Isi jya nkunda kubaza utuntu tw'uduchallenge ukunda kudusubiza. Tutagoranye cyane. Tutagoranye. Atari na twinshi cyane. Kuba ngenda ntubaza wambwiye ko uri umubyeyi. Isi izi saha umenye ko ugiye kuva mu mwuka. Ugiye gupfa. Iruhande rwe hari umwana wawe. Ntabwo wamubwira amagambo atatu yahe waba utarigeze umubwira kubera iki waba yamubwiye? Icyambere namubwira no kugira courage mu bintu byose. Icya kabiri no kutiyandarika. Icya gatatu gukunda Imana. Gukunda Imana. Icyambere wambwiye ngo ni ikihe? Courage. Courage kuki wamuhaye courage? Kubera ko courage nicyo kintu gituma umuntu azamuka hejuru just akamenyekana cyangwa se mu buzima bwa buri munsi akagira ibintu bimufasha. Yes, icyakora wavuze ngo no kutiyandarika kubera iki? Kubera ko nyine ntago ari byiza. Habamo ibintu bibi gusa. Umukobwa yandaritse abameze gute? Bisobanura abantu bari kutureba. Umukobwa yandaritse abameze gutya, abateye gutya, abakoreye imico. Like nyine nko kuri imico igiye itandukanye itari myiza. Like what? So like gutera. Bisobanurira umwana wawe ugiye gupfa, ugiye gushiramo umwuka ubu ngubu harabura amasegonda bimusobanurire. Like kubaha abantu, umuntu wese wese ukamwubaha, ntusuzugure. Ikindi cyakibera kitwara neza ku buryo nta bishuko yahora nabyo nyine byamugonga bya buri munsi. Bya buri munsi. Iyo uvuze ibishuko, hari umuntu waregeza gushuka mu myaka yawe ufite ubu ngubu? Nta muntu wanshutse ariko nyine abenshi barabashuka. Isimbi uko angana uko nguko ku myaka ye, abahungu bamuterese waba ufite nk'abayegisi bangahe? Abayegisi se nababarara shari benshi pe, nkubwiye ko ari umwe cyangwa babiri naba nkubeshye. Oya bibwira abakunzi banjerika garara ureba abakunzi banjerika kera ndi kubibabwira. Ntabwo nje nawe njya mbeshya. Ni bangahe? Ntabwo njya mbeshya, ntabwo ni nka batanu cyakora. Ni nka batanu? Ntabwo nagera umuyegisi umwe ntabwo biba. Yes, mu bahungu baguterese uko ngana uko nguko baramutse bavuze ngo ugiye kubishyuza amafaranga, urumva wabishyuza nk'amafaranga angana iki? Waba ufite amafaranga niki ugiye wishyuza buri muhungu wagiye guteresa? Ugiye kubishyuza amafaranga yuko bantese. Buri muhungu wese waguteresa ugiye umwishyuza amafaranga, wakumva wagira nk'amafaranga angana iki? Ntabwo nayabara, ntabwo nayashobora kuyabara, yaba ari menshi. Bivuze ngo yaba ari menshi cyane nyine tu kuko ntabwo wabona amafaranga just wishyuye umuntu ntagabaho. Nyine ndi kuvuga wajya ubacira ayahe mafaranga? Ni 500, 100, miliyoni bitewe n'abahungu baguterese uko mu cyiciro barimo. Benshi byabaga ari urukundo ntango nabishyuza. Bibaye ngombwa bibaye ngombwa nka miliyoni nk'eshanu. Ubwo buri muntu naka miliyoni. Buri muntu naka miliyoni. Ubwo waba ufite nka miliyoni zingahe? 5. Miliyoni 5. Abahungu baguterese bose. Sinubwiye ko ari 5, ubwo buri muntu naka miliyoni. Waba ugafite? Miliyoni 5 maze ubwo aka kanya bakakubwira ngo ku kwezi ujye uduha 100,000 mu mishinga yawe ufite. Nuwe mushinga wakora bwa mbere na mbere? Bwa mbere na mbere muri miliyoni 5 icyarimwe. Se miliyoni 5 havamo iki? Nakabari. Nakabari ko ngiye nkunda umushinga wo nkunda gukora akabari mu buzima busanzwe. Ukunda gukora akabari? Yeah, of course. Nakabari kuko nta kintu cyava muri 5. Hari abantu bavuga ko abantu bakora mu kabari ari abakobwa b'indiscipline biyandarika. Urashyiraho umuco w'icyo kintu? Ntago ariko kuri.
ukuri ni ukuwe ntabwo ariko kuri nyine babibona uko bitari kubera ko aba ari akazi jatse nimba umuseriveri cyangwa se uri gukora muri kontwari ntabwo ari ukwiyandarika ahubwo aba ari akazi aba ari akazi yesi Isimbi umuntu wakubabaje bwa mbere mu buzima bwawe yagukoreye iki bwa mbere yego kanumvira use mana we ndabivuga bitera nuwanyetse ubusugi tumva ariyo muntu wa mbere wowe urambabaje byakugendeke gute just urumva buriya mu buzima iyo ubonanye n'umuhungu cyangwa igitsina gabo udakoze ubukwe cyangwa se just nyine akagutera inda mu buryo butunguranye abakubabaje Isembe icyo kintu nicyo cyakubabaje mu buzima bwawe cyonyine Isimbi ubu ngubu uramutse bagoye ubushobozi bwo kugarura ibintu waba warabuze mu buzima bwawe ni icyo kintu waheraho ikintu naheraho ntabwo cyashoboka icyo naba narabuze mu buzima bwanjye busanzwe icyo kintu ntabwo cyakunda ko cyagaruka ntabwo byakunda ntabwo cyagaruka kubera baguhaye ubwo bushobozi ntabwo bibaho icyo kintu ntabwo gifite ubushobozi bwo kuba cyagaruka ntabwo cyagaruka nakubwiye ko ikintu cyambabaje ari ukubura ubusugi bwanjye bitunguranye kandi urumva icyo kintu cyo kugarura ubusugi ntabwo icyo kintu kibaho ntabwo cyaboneka izinjya nshyiramo akantu k'agacarenji nkibariza aya magambo ngo ni ikihe kintu ufungura ukagikoresha ariko utakongera gupfundikira utakongera gupfundikira ese niyishyira upfundura ukagikoresha nyongere kugipfundikira nyishyira urumva kinaniye kiradoniye ndumva kirareye tekereza ngo se ni igiki ni byerize oya byeri wakongera ukayipfundikira ni igiki se ubu ni uguta ubusugi ahari ni ibyo ngibyo ariko guta ubusugi byarakubabaje byarambabaje nyine kubera ko nyine nabutaye ntabishaka wumvaga ari kuzabuta kujya imyaka ingahe imyaka ingahe nka 25 byibura nka 25 Isimbi wari uvuze ngo guhagarara ngo ntabwo bikunda ntabwo mbikunda umwanya munini baguhaye nk'akazi uhagaze ubamara nk'amasaha nk'atanu ntabwo wagakora byaterwa n'umushahara byaterwa n'umushahara baba bagiye kuwumemba umushahara wumva utajya munsi mu gukora uhagaze ni nk'uwe kanumvira nka miliyoni ariko banza ukunda akantu k'akamiliyoni ako kantu k'akamiliyoni aba ari neza iyo kuzuye neza ataburaho n'5. isi miliyoni igizwe n'imibare ingahe mane we nawe urayizi uwakurya sinyize kubera ukuntu ukunda akamiliyoni hari abantu baba batazi akantu k'akamiliyoni ngo kagizwe n'imibare ingahe kereka bafashe telefone iyo waba utakazi wanakoresha n'agatelefone ugahita ukabara cyangwa se ukajya ukareba gutya mu ntoki ukabaza n'umuntu uti umva ndebera nimba kakiri akamiliyoni isi amafaranga menshi cyane kugeza izi saha wakiriye kuri telefone ni angahe kuri telefone menshi ni 3,000,000 kuri telefone 3,000,000 wazakiriye kuri telefone 3,000,000 zari iz'akazi zari izawe zari iz'akazi ariko kanjye kawe yesi iyo mu kazi kawe ni icyo kintu kikubangamira ikintu kimbangamira like nk'umukiriya aje akanywa agatangira agasinda birambangamira agatangira kuntesha umutwe birambangamira
ubikemura ute iyo akubangamiye? Ndamuganiriza nkamubwira neza nkamuhendahenda, abasinze ni nk'abana, nkamutera amasomo nyine nkabona aratuje nyine bikarangira. Isimbi uri mukuru, wambwiye ko ufite n'umwana, uri umubyeyi, mama wabyareye u Rwanda, warereye u Rwanda. Isimbi ubu ngubu izi saha mu kubaka kwe yumva urugo rwe ruzaba rumeze rute? So nubwo ntabiteganya vuba ariko mba numva urugo rwanjye rwazaba rutuje, nta mahane, nta ntonganya, nicyo nifuza. Isimbi, umugabo wawe mubana, mwabyaranye murana mu buriri, ikintu wumva kibi yagukorera utakwihanganira ni nk'ikihe? Ni ukunyicisha inzara. Nicyo cyonyine. Kunyicisha inzara ntampahire, ntanyiteho muri make, icyo gusa. Ibindi byose rari bibavuga ngo byo gucara inyuma ngo yanciye inyuma, akagenda akabikora akagaruka nari nambaye neza, meze neza, nsa neza. Uravuze ngo umugabo yakwambitse akakugaburira akaguca inyuma nta kibazo? Ntabwo nabyifuza, sibyo, nta n'umuntu unabyifuza, ariko abenshi barabikora. Hari abantu bavuga ngo abagabo babo baca inyuma ugasanga bashwanye, cyane cyane hano hari n'ingo hano hanze aha usanga like nk'abakobwa ari busanga basenye ingo. Nkawe wumva witegura kubaka, icyo kibazo nuhura nacyo uzacyitwara mute? Icyo cyo gucana inyuma cyane. Umugabo yaguciye inyuma like ugasanga ari kumwe n'umukobwa. Just nk'abibonera bari kubikora cyangwa se banasohokanye like bari kubikora umufatiye aho ngaho mu cyaha, uzabyakira ute? Ukubitegura ute? Like nyine birababaza ariko ntabwo nabigira intambara ngo nsenye nturugo ngende, just namuganiriza like nabyimenyera, nta wundi muntu ku ruhande nabwira. Yes, ndi kuvuga ku kintu cy'urugo cyane kuko hano hanze aha nicyo kintu gihari, ingo ziri gushenyuka cyane. Isimbi yubatse urugo ukabona ko rugiye gushenyuka, imbere ye hari aba bantu babiri, hari umuyagisi wawe, hari n'umuyagisi w'umugabo wawe. Wowe wakwifuza ko yabubakira urugo n'uwuhe? Umuyagisi w'umugabo wanjye. Kubera iki? Ubwo se urumva najya kubwira umuyagisi wanjye ngo urugo ngo shire wanjye anca inyuma, umugabo yananiye, reka bitambwira ati se ngwino twigendere ubundi wajyagahe. Ntabwo rero urumva hagati aho nahitamo umuyagisi w'umugabo wanjye. Ntabwo byakurya? Just nyine hari ukuntu ikintu kibabaza ariko kwihangana bitewe n'inyungu ushakamo cyangwa na situation urimo. Isimbi, ndacyakubaza, hano hanze nyine ubona urubyiruko ntabwo rushaka gukora, like urabona rwigira like nk'abakobwa bari mu mabuwate, bari mu mahoteli, bari nyine ugasanga ni nabo bari gusenya izi ngo hano hanze aha. Urabagiriye ihe nama dusoza ikiganiro? So inama nabagira ni uko umugabo aguciye inyuma, ari n'igihe umugabo aguciye inyuma rega atari uko akwanze, ari igihe abikora binatunguranye nawe ubwo atazi ukuntu byaje. Rero inama nabagira ni uko atazajya asenya ngo nuko umugabo yamuciye inyuma ngo yamufashe kumwe n'umugore, ntago ari byiza guhita wihutira gusenya urugo rwawe ngo uragiye, ntago byaba ari sawa. Isimbi, ukunda guhura n'abantu benshi bakuze cyane, haba mu bagabo, mu basore, ariko se ku bantu bubaka, wowe uyurebye no muri societe hanze aha, ubona igituma umugabo aca inyuma umugore we cyangwa se umugore aca inyuma umugabo we, ubona wowe ugereranyije ubona bituruka kuki? Akenshi ntago haba habayemo kumvikana, like ku ruhande rw'umugore n'umugabo, haba mu buriri, haba mu bikorwa, haba mu buryo baganiramo, haba habuzemo kumvikana hagati yabo. Inama ni iyihe kuri abo ngabo bombi? Inama nabagira nuko nyine bajya bashyira hamwe nk'umugore n'umugabo, aho bitagenda neza umugore akamubwira ati ni dore hano bimeze gutya na gutya,
jatse ihangane wikosore akanubwira ati ihangane agashyiramo ihangane bana guhita nkubuka ati narakaye nakurakariye ati ndifumbuye ya jatse nyine ajya ashaka ukuntu aganiriza umugabo we jatse aba igitsina gore natwe aho muri yumva muri bakuru ntago muri abana ariko umugabo ikosa ryose yagukorera ntabwo ariko wahita avuga ngo urarakaye ugomba kumbwira uti hani tuganire jatse mbwira aho bitagenze neza amakosorera ya ibyo ngibyo. Yes, reka dusoze ikiganiro tuzasubira ubutaha. Abakunzi ba Angelique BTV wumvishe inama za Isimbi, wumvishe n'ikintu cyamubabaje n'ikimugora n'uguhagarara kandi ateye neza. Yes, murakoze, tuzasubira ubutaha nakagaruka. Basezere. Bye bye. Icyo nabifuriza mugira umunsi mwiza kandi I love you.